Inkuru yacu titangiye umukobwa witwa Cyiza ari kurira ndetse ababaye cyane, ababajwe n'ukuntu mukase akomeje kumwicurwa agashinyaguro. Hari ku mugoroba wari wuzuyemo imbeho nyinshi cyane, abandi bose bari mu nzu, ariko Cyiza agerageza kwicara ku ibaraza rwose agahinda kamwishe, ari kwibaza ubuzima bayemo bwamucanda. Nibyo byamuteye kurira avuga ati, mama wanjye iyo uza kuba uriho ntabwo ashobora kuba ndi guhura n'ibi bintu. Ari kwitwa mukadata yashutse papa arakwica, nagerageje kenshi kugukurikira hari ku rupfu rwaranyanze. Mama, kuki wemeye kusiga muri ibi bibazo koko? Ubwo yari kurira cyane yagiye kubona murumuna we Nadia araje amwicaye iruhande, arangije amubwira ati, Cyiza, ndabizi neza yuko ubabaye cyane, ndabizi ko ufite agahinda kenshi cyane, ndabizi neza ko mama kwanga ndetse cyane, ariko muri aka kanya nyemerera nkubwira iki kintu. Cyiza niko kumureba mu maso, arangije amubwira ati, nawe ntabwo nkikwizera Nadia, ntabwo nkwizera rwose, ntabwo wari ukwiriye kumbona na Cedric ngo uzubibwire mama wawe, kandi nta birenze wari ubashije kuba wari ubonye. Watekereje yuko Cedric twaba dukundana, ariko waje ukwiragiza ikinyoma y'uko ngo dukundana, nyamara ntabwo ariko kuri, wavuze ibitari byo. Nadia, warambabaje cyane, warambabaje ku buryo mama wawe yabigize urwitwazo, aho yagiye kunteranya kuri papa amubwira ko asigaye njya mu bahungu. Yabonye intangiriro yo kuntanya na papa mu buryo bweruye, kuko yamaze kumubwira yuko namaze kuba indaya ngo ngenda mu bahungu. Nadia niko kumubwira ati, ndakwinginze Cyiza, please nyumva neza, ntabwo nigeze mbwira mama yuko ugenda mu bahungu bagiye batandukanye, namubwiye yuko nabonye umukunzi wawe. Cyiza ati, none se uwo mukunzi wamubonye hehe? Umbabarire cyane niba narabifashe mu buryo butari bwo, ariko ngiye nkimara kubona uriya musore waje ukadusanga ahantu twari twicaye, uburyo yagusuhujemo n'uburyo ngewe yanyihoreye n'uburyo mwatandukanye, nabonye yuko harimo akantu. Ibyo ngibyo rero nibyo byatumye mbwira mama ko ufite umuntu ukwitaho, gusa umbabare nimba narahubutse. Cyiza mu gahinda kenshi cyane yahise ahaguruka arigendera. Nadia niko kumwinginga aramubwira ati, Cyiza, wambabariye ko bitazongera rwose. Nadia yagurutse nawe ari kurira afite agahinda kenshi cyane, avuga ati, mukuru wanjye rwose naramubangamiye. Cyiza akimara kwinjira mu cyumba cye kuko ariho yari agiye, yahise afata icyumba aragikinga. Umukobwa Nadia yahageze asanga rwose icyumba yagikinze, arakomanga ndetse yanga kumukingurira. Mama we yamusanze ari kurira, arangije amubaza ati, Nadia mukobwa wanjye uri kurizwa n'iki? Nadia araceceka, arongera amubaza ati, Nadia, ako gakobwa kakugize gute? Nadia arangije amusubiza ati, mama, agakobwa uri kuvuga naka. Mama warangije amubwira ati, ndakubwiye ngo mbwira ikintu cyiza akugiza hanyuma nze mushwanyaguze. Nadia yihagazeho ndetse ashira amanga rwose abwiza ukuri mama we, arangije aramubwira ati, ariko mama, igihe wahereye ubangamira Cyiza ntabwo urananirwa, igihe wahereye umwanga ntabwo urananirwa. Mama we yaratunguwe cyane, arangije aramubwira ati, Nadia, ni wowe unyubahutse muri ubwo buryo? Nadia aramubwira ati, sorry mama, ariko rwose ntakubeshya ibintu ukora bimaze kuntera iseseme. Nubwo uri mama wanjye, ariko uri umubyeyi gito, nta kintu n'iki na kimwe njya nkwigiraho kizima usibye ubugome gusa. Mama we mu burakari bwinshi cyane yahise amufata, arangije amubwira ati, niko akagoryiwe, ubugoryi bumeze nk'ubu ngubu ndetse buvanze n'ubucucu uri kugenda ubukura hehe? Umukobwa arataka cyane, arangije aramubwira ati, mama rwose uri kumbabaza, rwose uri kuniga. Cyiza arari mu cyumba ari kubyumva, ariko yagerageje kumva ukuri kose ko wa mukobwa rwose atamwanga ndetse atanamwifuriza ikibi. Akomeje kumva bari kumuniga, ariko buri imbaraga zo gukingura urugi ngo abe yamutabara kubera ko uriya mugore yari mubi cyane. Nadia arangije abwira Nadia ati, nturebe ukuntu kari agakobwa gakomeje kukwigisha imico mibi, uraza kubona ibintu bigiye kukabaho, nintagakurikiza nyina karava muri uru rugo. Cyiza akimara kumva iryo jambo yahise agira ubwoba bwinshi cyane. Nadia nawe yahise agira ubwoba bwinshi cyane ndetse yibaza ikintu kigiye kuba kuri Cyiza, yumva biramucanze. Ibi bintu byose byabaga kuri aba bana ntabwo papa wabo yari abizi, kuko igihe cyose babaga bari mu rugo mama wabo yageragezaga kwijijisha ndetse akagaragaza uruhande rwiza gusa. Nyuma y'iminsi 2 gusa uyu mukasi yatangiye kuba yagambanira Cyiza, ubwo yari ari kumwe n'umugabo we bari kuganira, amubwiye ati, reka mubwire papa Nadia, rwose Cyiza akomeje kunanira ku buryo ndi kumva rwose ntakimukeneye muri uru rugo, ntabwo Cyiza nkimukeneye muri uru rugo. Papa Nadia niko kumubaza ati, none uri kwifuza yuko umukobwa wacu ajya hehe? Angije amusubiza ati, umukobwa wande nande, ntabwo ari uwanjye, niba ari uwawe ibyo ni akazi kawe, icyo ntifuza nuko ntakeneye irandaya muri uru rugo. Ikindi kandi nutamukura muri uru rugo
ndamwica cyangwa mwirukane ngasumbwire ngenda bari we musigarana. Uko baganiraga ibyo bintu byose niko Nadia yari ari kubumviriza, amarira aramwica ndetse rwose agahinda karamwica, yumva buze uko abigenza. Umugabo nawe byaramucanze cyane ko kubaza umugore we ati ko nzi neza yuko nagusize uri muzima, ko nzi ko nagiye mu kazi uri muzima, ni ibiki byagufashe? Abo badayimoni babakuye hehe? Umugore yangije amusubiza ati uravuze ngo ufite abadayimoni? Ese ni gute umuntu akubwira ikintu kimubangamiye ukabyita yuko arwaye abadayimoni? Okay, niba kino kibazo utagikemuye cyihorere ndakikemurira, gusa uze kwirengera ingaruka zishobora kubuzane n'iki kibazo. Mubona bwango Nadia yese yirukanyira mu cyumba cya Cyiza, aragenda aramubwira ati rwose Cyiza umbabarire ku bintu ngiye kukubwira. Cyiza ariko gutungurwa cyane arangije amubaza ati Nadia bimeze gute ko atari kwa rusanzwe, ni ikihe kibazo ugize ko? Nadia aramusubiza ati tuza nkubwire Cyiza, urabizi neza yuko ngukunda, niyo mpamvu numva nta kintu na kimwe cyakuba kigutunguye, kandi hano ndi nka murumuna wawe, nabonye intambara nyinshi wagiye ucamo ariko izigiye kuza zo zirakomeye cyane, ndakwinginze n'ibikubaho zihangane. Ubu ngubu mama yamaze gusinya ko ukwiriye kuba wapfa cyangwa ukava mu uru rugo, ari kubwira papa yuko atagukeneye kuba mu uru rugo. Ni ikibazo gikomeye cyane. Cyiza niko kumusubiza ati Nadia ntakubeshye, Imana niyo yonyine yo kuntabara, kuko nanjye ndabizi neza yuko nkomerewe. Nyuma y'iminsi 3 Cyiza yatunguwe no kubona arimo ahambirizwa buri kamwe kose kiwe na mukase amubwire ko atamukeneye muri urwo rugo, amubwira ati genda wowe ujye gushaka aho uba, ntabwo ngushaka muri uru rugo. Nijoro Cyiza atazigira yibagirwa na rimwe ubwo yagiye kubona akabona rwose mukase ari kumusohora ndetse amubwira nabi, amubwira ko akwiriye kugenda agashaka aho agomba kujya kuba. Cyiza yasohotse rwose atazi aho agomba kujya, agahinda kari kenshi mu mutima. Nadia yagerageje kuba yamwirukanga inyuma kugira ngo babashe kuba bajyana, wenda bazagwana hazagwa. Nadia mama aramufata aramubwira ati niba ushaka bubaretse ndaza kugushakira nawe ikigukwiriye. Yamukingiranye mu cyumba cye ndetse amusaba guceceka rwose. Ubwo Nadia ari kugenda mu ijoro rya wenyine ndetse agahinda ari kose ababaye, hari umusore watunguwe no kuba ahuye nawe. Ese uyu musore ninde? Reka tuze kureba ibyaje gukurikiraho mu gice cya 3 kino nkuru. Mwibutse yuko iki ngiki cyari igice cya 2 cy'inkuru ya Cyiza ndetse na Cedric. Niba uri mu bantu bategereje igice cya 3 kino nkuru, reka ngusabe ukandike kuri no video, kandi niba kino gice cyagushimishije nabwo ntiwirengeze ko wakanda like kuri no video. Niba uri mushyashya rwose ntugende udakanze subscribe, ikindi kandi wibuke no kudusigira igitekerezo cyawe hasi kugira ngo tuzabashe kuza mu gice cya 3 kino nkuru turi tari ku bitekerezo byanyu. Wakoze cyane, reka tuze gura mu gice cya 3 kino nkuru turebera hamwe uko byaje kurangira, ndetse tunarebera hamwe ese uyu mukobwa araza kubyitwaramo gute. Reka tuze gura mu gice cya 3 kino nkuru dusobanukirwa byinshi ku nkuru ya Cyiza ndetse na Cedric. Bye, ndabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza.